usabe. Nyagasani Mana yacu, nyir'ubuntu budashira, wowe uhora usakaza umwuka wawe ku biremwa byose, turakwinginze twiyoroheje, utega amatwi isengesho ry'abana bawe. Barashaka yuko ubuzima bwabo bukubera igisingizo buri munsi aho bari hose. Mubyeyi udukunda, uraduhera mutagatifu wawe, wa wundi wabwirije abahanuzi n'intumwa ibyo bavuze n'ibyo bakoze, bityo kubera urukundo rwawe usendereze kandi uvugurure abana bawe, kandi ubakomeze mu bya byishimo na za mbaraga twakomoye ku munsi wa Pentekosti, maze ubaha ingabire n'impano bagusaba, bitume bakomeza kwera imbuto nyinshi kandi bamamaze hose ivanjiri yawe nta bwoba, barushaho kwicisha bugufi buri munsi ku bwa Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Mu gihe umusaseridoti agiye kuramburira ibiganza ku bavandimwe, natwe kandi dukomeza kubasabira kwakira izo ngabire za Roho Mutagatifu, turabikora muri uyu munyigimbo.
ndakuramutsa Mariya ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. ndakuramutsa Mariya ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Furari mugiye kwambikwa zahawe umugisha, reka nsabe abahetsi banyu kuza kuzibambika. Ndabona barimo gusoza kuzibambika, ni ibyishimo bafite. Mutekereze ubuhamya tumaze kumva umubyeyi Furari, ibi bafitiye akamaro cyane. Bambikwa ku munsi wo gusenderezwa, yahawe umugisha, yego, maze tujye kwifatanya nabo mu byishimo turirimba shimwa mwami wacu. Tudatinze rero, mumaze gusenderezwa, ngiye kubasaba gusubira inyuma gato ya hariya, duhamagare abakristu ba Bujyujyu, Afrodisi n'abakristu uyoboye, mwegere imbere hano, mupfukame imbere. Usibye ufite ikibazo cy'amavi, murapfukama. Aba bamaze gusenderezwa n'abahetsi babo barahita bazamura ibiganza byombi kugira ngo babasabire. Yego,
mwihute mwihute. Mu gihe bari kuza, umubyeyi Bikira Mariya yari muri senakuro asabira intumwa Roho Mutagatifu, reka tumwiyambaze mu gihe barimo kuza. Uburyo ni mwihute, ni mwihute. Ndakuramutsa Mariya, ujine mwana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya dusabira twabanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Roho w'Imana Roho w'Imana